rero turatangiye iki cyumweru ingaruka kwezi yo gushaka mu maso Imana. Tuzibanda ku gitabo cya Esiteri. Wakora iki mu gihe nk'iki kugira ngo ugire umumaro ku bw'ubwami bw'Imana? Nk'uko Esiteri nawe yaje kumenya ko atabaye muri iriya pozisiyo, muri iriya mwanya ibwami, kandi yari umunyamahangakazi akaba ari umwamikazi. Yaje kumenya ko Imana niyo yari yabikoze. Uyu munsi rero turibanda kuri introduction y'igitabo cya Esiteri, cyangwa ibidufasha kwinjira mu gitabo cya Esiteri. Hanyuma ejo tuzagenda ku gice cya mbere gutyo uko Imana izagenda idushoboza. Uyu munsi ni introduction au livre d'Esther, cyangwa idufasha kwinjira mu gitabo cya Esiteri. Amen. Ariko hari umutwe uno munsi nubwo ari introduction. Umutwe nyamukuru murawuzi, ni wa wundi twavuze mu butumwa twatanze ku mbuga nkoranyambaga. Turaza kubabwira umutwe, ariko reka dusome igitabo cya Esiteri igice cya mbere. Ku ngoma ya Ahasuwerusi. Ahasuwerusi uwo niwe wategekaga ibihugu 127 uhereye i Buhindi ukageza Etiyopiya. Umwami Ahasuwerusi yari ku ntebe y'ubwami ku murwa w'i Shushani. Mu mwaka wa 3 ari ku ngoma, atekeshereza abatware be bose n'abagaragu be ibyo kurya, abakomeye b'Ubuperesi n'Ubumedi n'imfura n'abatware b'intebe bateranira imbere ye. Amara iminsi yerekana ubutunzi bwo mu bwami bwe bw'icyubahiro n'igitinyiro cy'ubwiza bwe buhebuje. Iyo minsi yari 180. Nuko iyo minsi ishize, umwami atekeshereza abantu bose ibyo kurya bari ku murwa w'i Shushani. Abakomeye n'aboroheje bamara iminsi 7 ku rurembo rw'urugo rw'ibwami. Hari hakinzwe imyenda y'ibitare n'iyirabura nk'ibyatsi bibisi n'iy'imikara ya kabayonga, imanitswe n'imishumi y'ibitambaro by'igitare byiza n'iy'imihengeri ku nkingi z'amabuye yitwa marimari. Iyo mishumi yari ifashwe n'impeta z'ifeza, kandi hariho n'intara z'izahabu n'ifeza ku mabuye ashashwe ya marimari y'amabara menshi, atukura n'ay'ibitare n'ay'imihondo n'ay'imikara. Babahera ibyo kurya mu bintu by'izahabu bidahuje urugero, na vino y'ibwami nyinshi, kuko ariko umwami yatangaga. Uko kunywa kwabaye nk'uko byategetswe, ntawabahataga, kuko umwami yari yategetse abanyabintu bye bose ko baha umuntu wese uko ashatse. Kandi umwamikazi Vashiti nawe atekeshereza abagore ibyo kurya mu nzu y'ibwami, ariyo y'umwami Ahasuwerusi. Nuko ku munsi wa 7 umwami anezeza umutima na vino, ategeka Mehumani na Bizita na Haribona na Bigita na Abigita na Zetari na Karikasi, inkone ndwi zaherezaga umwami Ahasuwerusi, ngo bazane umwamikazi Vashiti imbere y'umwami yambaye ikamba, kugira ngo amurikire abantu n'abatware ubwiza bwe, kuko yari umunyaburanga. Ariko umwamikazi Vashiti yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami yamutegekesheje inkone ze. Umwami niko kurakara cyane, uburakari bugurumana muri we. Umwami aherako abaza abacurabwenge bazi ibyabaye kera, kuko ariko yabigenzaga ku bacurabwenge bazi amategeko n'amateka yose bose. Kandi umwami yegerwaga na Karishena na Shetari na Adimata na Tarushishi na Melesi na Marisena na Memukani,
abatware barindwi b'Ubuperesi n'Ubumedi ari bo bashyikiraga umwami, bakaba mu cyimbo cy'imbere ku mwami. Umwami arababaza ati, umwamikazi Vashiti turamugenza dute mu by'amategeko? Kuko yagandiye itegeko ry'umwami Ahasuwerusi yamutegekeshereje inkoni. Memukani asubiza imbere y'umwami n'abatware ati, umwamikazi Vashiti ntacumuye ku mwami wenyine, acumuye no ku batware bose no ku mahanga yose ari mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose. Kuko ibyo umwamikazi yakoze ibyo bizamamara ku bagore bose, bitume basuzugura abagabo babo, n'ibivugwa yuko umwami Ahasuwerusi yategetse ko umwamikazi Vashiti amwitaba akanga. Ndetse uyu munsi abatwarekazi b'Ubuperesi n'Ubumedi nibumva ibyo umwamikazi yakoze, nabo niko bazagira abatware b'umwami bose. Nuko rero hazabaho agasuzuguro kenshi n'uburakari. Umwami niyemera inama ategeke itegeko ry'umwami, maze ryandikwe mu mategeko y'Abaperesi n'Abamedi ryo guhindurwa, kuko Vashiti atazongera kugera imbere y'umwami Ahasuwerusi, kandi n'icyubahiro cye cy'umwamikazi agiha undi umurusha ingeso nziza. Nuko bamamaze iteka umwami agiye guca, rikwire mu gihugu cye cyose kuko ari kinini. Niho abagore bose bazubaha abagabo babo, abakomeye n'aboroheje. Iyo nama ishimwa n'umwami n'abatware. Umwami ahera ko abigenza uko Memukani yamugira inama. Yohereza inzandiko mu bihugu by'umwami byose, igihugu cyose uko imyandikire yacyo iri, n'ishyanga ryose uko ururimi rwaryo ruri, ngo umugabo wese ajye ategeka mu rugo rwe, kandi ngo baryamamaze mu ndimi z'abantu be uko zingana. Amen. Tumaze kumva igice cya mbere, baratubwira ibyerekeye uyu mwami ari we azakomeza kuvugwa mu gitabo cya Esiteri, umwami Ahasuwerusi. Bakatubwira iby'umunsi mukuru ukomeye yagize, bakatubwira iby'umwamikazi Vashiti uko byagenze. Igice cya mbere rero, impamvu ari ingenzi kukimenya, nicyo kiza kutwereka uburyo ki Esiteri noneho atangiye kuvugwa. Kuko mu gice cya mbere ntabwo Esiteri avugwa, ariko niyo nzira yo kuza kuvugwa kwa Esiteri mu gice cya kabiri. Ahasuwerusi yarinde. Ahasuwerusi yari umwe mu bami bategetse Ubuperesi, ariyo Iran ya kino gihe. Uyu mwami ntabwo yari umwami usanzwe mu mateka ya Iran cyangwa Ubuperesi bw'icyo gihe. Daniyeli yaramuvuze Ahasuwerusi ataraza. Daniyeli yaramuvuze nk'uko Kuro umwami wa mbere w'Ubuperesi yavuzwe na Yesaya atarabaho. Iyo dusomye Yesaya igice cya 45, Imana ivuga izina rye Kuro n'imbere yaho. Bago Imana yo irazi ibintu byose bitaranabaho, ikamenya n'iherezo ryabyo. Kuro yaravuzwe atarabaho, barayivuze inshuro nyinshi. N'imbere igice cya 44, Imana iramuvuga hariya kuri 28, iramuvuga Kuro mu izina. No mu gice cya 45, kandi avuga ibya Kuro ati, ni umucumba wanjye, azasohoza ibyo nshaka byose. Akavuga iby'i Yerusalemu ati, hazubakwa, kandi avuga iby'urusengero ati, urufatiro rwawe ruzashyirwaho. Amen. Murumva ko yavuze Kuro. Hanyuma mu gice cya 45, Imana ikavuga amasezerano yahaye Kuro. Ni kuvuga
kwizamujya imbere, kamugabiza amahanga, kamenagura inzugi z'imiringa n'ibindizo by'ibyuma, kamuha ubutunzi buri ahantu hahishwe. Ibyo byose Imana yabivuze mu gihe cya Yesaya, Kuro ataravuka, nk'imyaka irenga 200 Kuro ataravuka. Imana iramuvuga no mu izina. None hano Imana ivuze Asuwerusi muri Daniyeli 11:2. Icya Daniyeli 11:2 Asuwerusi ntabwo araza, ariko Imana iramuvuga ikizamuranga. Ntiyamwita izina, ntiyavuga, ariko ivuga ikizamuranga. Nuko none ngiye kukwereka iby'ukuri, azima abandi bami 3 i Buperesi, ariko uwa 4 uzima azarusha ba 3 bose ubutunzi cyane. Namara kugwiza imbaraga kubw'ubutunzi bwe, azahagurutsa ingabo ze zose kurwanya ubwami bw'Ubugiriki. Amen. Marayika Gabriel yatumwe n'Imana kugira ngo azane igisubizo ku masengesho ya Daniyeli na bagenzi be, hanyuma amwishurira ibijyanye n'ubwami uko buzasimburana. Igisomero cya 10, Marayika Gabriel araje nyuma y'iminsi 21 Daniyeli na bagenzi be bari mu masengesho. Daniyeli ashaka gusobanuza bagenzi be ibintu bikomeye yari yeretswe. Hanyuma Marayika Gabriel araza, noneho aramubwira ko yaje kuva umunsi wa mbere igihe batangiye gusenga, kwiriza, bashaka amaso y'Imana, ariko akaba yarahagariswe mu kirere cy'Ubuperesi, mu kirere cya Iran, n'ibikomangoma bitegeka ikirere cya Iran cyangwa cy'Ubuperesi. Hanyuma kugira ngo ahave agere kuri Daniyeli, byabaye ngombwa ko Imana ibwira Mikayeli kujya kumufasha kurwanya iyo bikomangoma by'Ubuperesi. Murumva ko byumvikana ko atari umuntu wahagaritse marayika, ni ukuvuga ngo ni ibindi bikomangoma byo mu mwuka, abamarayika ba Satani, babandi bajugunywe hanze y'ijuru na Satani kuva igihe bagomera Imana. Ubwo rero Satani yagiye abagabanya ibice, ibirere bitandukanye byo mu buryo bw'umwuka muri iyi si. Niyo mpamvu bitubwira ngo niturwana n'abinyama n'amaraso, turwana n'abakuru n'abatware n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nabo bavugwa rero babonye ko Gabriel kubaje azanye ubutumwa ku bana b'abantu. Aho turabona ko amasengesho y'umukiranusi hari ibintu aprovoka mu isi y'umwuka, hari ibintu adeclencha mu isi y'umwuka, hari ibintu atuma ikoreka mu isi y'umwuka, kandi bigahindura amateka mu isi y'abantu. Noneho Marayika Mikayeli amaze kuza kumufasha, barwanya ibyo bikomangoma biteka Ubuperesi muri icyo gihe mu kinyejana cya 6 mbere ya Yesu. Niho turi muri amasengesho ya Daniyeli. Hanyuma Marayika Gabriel ageze ubutumwa kuri Daniyeli, aho namwishura n'ibindi byinshi bizaba ku bwoko bwe en rapport avec les nations. Ni ukuvuga ngo ni amateka ya Isirayeli mu mibanire yayo n'amahanga. Kuko iyo Imana ivuze Babuloni, iyo Imana ivuze Ashuri, iyo Imana ivuze Abamede, Abaperesi, iyo Imana ivuze Abagiriki, iyo Imana ivuze Abaroma, ayo mateka yagiye asimburana n'ibijyanye n'ubwoko bw'Imana, ukuntu buzaba buri muri ibyo bihe amahanga agenda asimburana mu gutegeka isi. Murabyumva? Amen. Donc Dieu ne s'intéresse pas principalement aux nations. Ntabwo Imana ivuga Abaperesi, Abaroma,
gusa. C'est un rapport avec Israël. Uvuga ngo nibijyanye n'ukuntu Israel izaba ihagaze mu mahanga mu gihe cyose ubwami bwa Mesiya butaraza. Amen. Wayumvise? Kuna amateka ya Israel, kandi ayo mateka akabera hehe? Mu isi. Uvuga ngo aremplika amahanga yo mu isi. Murabyumva? None marayika amaze kumubwira Daniyeli uko byagenze n'ukuntu yaje, bagitangira gusenga, amaze ibyumweru 321 mu kirere, akaza gufashwa na marayika Mikayeli, umugaba mukuru w'ingabo zo mu ijuru. Amen. Noneho ahita amubwira ayo magambo tumaze gusoma. Tuyasubiremo. D'abord tubanze dusome umurongo wa mbere. kandi nanjye mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo w'Umumedi nahagurukijwe no kumufasha no kumukomeza. Okay. Aho atujyana mu gice cya 5 cya Daniyeli, ku ngoma y'umuhungu wa Nebukadinezari yitwa Belshazzar. Kubera iki? Kuko ni muri rya joro umuhungu wa Nebukadinezari, umwami Belshazzar, yabonye ikiganza, yabonye urutoki rwandikwa ku rukuta, mene 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 tekel ufarsini. Hanyuma akagira ubwoba. Bari muri banke, bari mu minsi mukuru nk'uyu turi bubone w'Ahasuwerusi, ariko bakora icyaha gikomeye kuko umwami amaze guhaga vino n'iki n'ishorekeze n'abatumirwa be n'abakuru b'icyo gihe, ahita atumiza ibikoresho byo mu ngoro y'Imana i Yerusalemu byanyajwe na Nebukadinezari, ngo nibyo ashaka kunyweraho, nk'uko yabayabuje ibijya kunyweraho. Batangiye banywera mu bikoresho by'ibwami. None amaze kunywa vino, ashaka noneho anywere ku bikombe by'umwami, by'umurimo w'umwami. Ibi tujya dukoresha ku meza y'umwami ni nka biriya. Amen. By'ifeza, by'izahabu. Nebukadinezari yanyazigiye yatsindaga Yerusalemu, ko yarabizanye abishyira mu nzu y'Imana ye. None babizane babitunganye, abari banyweraho vino n'ishorekezi. Urumva ko yagiye rero gusomborotsa Imana, agiye gukora Imana mu jisho. Mu gihe bakinywa, Imana yohereza iki? Reka tuhasome, kubera ko hari izuba ryinshi yagiye mwibagirwa. Dusome Daniyeli 5, ugende ndakubwira aho ugarukira. Umwami Belushazari ararika abatware be bakuru 1000 ngo baze mu birori abatunganiriza ibyo kurya n'ibyo kunywa. Muri ibyo birori umwami nawe anywera vino imbere y'abo batware 1000. Nuko Belushazari agisogongera kuri vino, ategeka ko bamuzanira ibintu by'izahabu n'ifeza, ibyo Nebukadinezari yari yaranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze babinyweshe. Bamuzanira ibyo bintu by'izahabu byakuwe mu rusengero rw'inzu y'Imana yari Yerusalemu, maze umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze barabinywesha. Banywa vino bahimbaza ibigirwamana by'izahabu n'iby'ifeza n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye. Uwo mwanya haboneka intoki z'umuntu zandika ku rusika ruhomye rw'inzu y'umwami aherekeye igitereko cy'itabaza. Umwami abona ikiganza cyandika. Abibonye mu maso he hahinduka ukundi gutekereza kwe kumuhagarika umutima, ingingo z'amatoko ye zicika intege kandi amavi ye arakomangana. Umwami atera hejuru ati, nimunzanire abapfumu n'abakarudaya n'abacunnyi. Abo banyabwenge b'i Babuloni baje. Umwami arababwira ati, uri busome iyi nyandiko wese akansobanurira impamvu yayo, azambika umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu
mu ijosi, kandi azaba umutware wa gatatu mu bwami. Okay, noneho habonetse Daniyeli niwe ari busobanure ibyo izo ntoki z'icyo kiganza zanditse. Dusimbuke tujye ku murongo wa 17 ugeze kuri 31 kugira ngo twumve uriya Darius marayika yavuze ko yaje no kumufasha ku mwaka we wa mbere w'ingoma. Amen. Daniyeli asubiza umwami ati, impano zawe uzigumanire kandi ingororano zawe uzihe undi, ariko ndasomera umwami iyi nyandiko musobanura impamvu yayo. Umva nyagasani, Imana isumba byose yahaye so Nebukadinezari ubwami no gukomera n'ubwiza n'icyubahiro. Abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe baramutinyaga bagahindira imishyitsi imbere ye kubw'icyubahiro Imana yamuhaye. Yicaga uwashatse kwica, akarokora uwashatse kurokora. Yogezaga uwashatse kogeza, agacisha bugufi uwo yashakaga gucisha bugufi. Ariko yishyira hejuru, yinangira umutima, bimutera kuba umunyagitinyiro mu byo yakoraga, niko gukurwa ku ntebe y'ubwami, maze icyubahiro cye bakimukuraho. Nuko yirukanwa mu bantu, umutima uhindurwa nk'uw'inyamaswa, abana n'imparage, akarisha nk'inka, umubiri utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho yamenyeye ko Imana isumba byose ariho itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo uwishatse. Ariko wowe umwana we Belushazari, ntiwicishije bugufi mu mutima wawe nubwo wamenye ibyo byose, ahubwo wishyize hejuru, ugomera Uwiteka Imana nyir'ijuru, bakuzanira ibintu byo mu nzu yayo kugira ngo wowe n'abatware bawe n'abagore bawe n'inshoreke zawe mubinyweshe vino, maze uhimbaza ibigirwamana by'ifeza n'iby'izahabu n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye bitareba. Ntibyumve ntibyitegereze, ariko Imana ifite umwuka wawe mu kuboko kwayo, nyir'ukumenya imigendere yawe yose nturakayishimisha. Nicyo gitumye itegeka ko icyo kiganza cyiza ikacyandikisha iyi nyandiko, kandi byanditswe n'ibyo ibi: Mene Mene Tekeli Ufarisini, kandi bisobanurwa bitya: Mene bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma ishyiraho iherezo. Tekeli bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara ko udashyitse. Kandi Peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe, buhawe Abamedi n'Abaperesi. Nuko Belushazari ategeka ko bambika Daniyeli umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi ko bavuga baranguriye ko azaba umutware wa gatatu mu bwami. Ariko iryo joro Belushazari umwami w'Ubukaludaya aricwa. Amen. Ubwo bwami buhabwa Dariyo w'Umumedi, yari amaze imyaka 62 avutse. Amen. Uko ni ku bwami bwa Babuloni bwarangiye. Babizi? Ubwami bwa Babuloni uko niko bwarangiye. Tuvise ko marayika Gabriel yabwiye Daniyeli ko igihe Dariyo Umumedi, mumenye ko Ubumedi n'Ubuperesi birere mu gice kimwe cy'isi. Niyo mpamvu iyo bavuze ingoma y'Abamede bavuga ngo ingoma y'Abamede n'Abaperesi. Gusa iyo Ubuperesi ntiyatinze, yahise inganzwa n'Abaperesi. Mu buhanuzi rero Imana ibishyira hamwe, ariko hano turacyari muri etape ya mbere y'Abamede. Byose ni Iran ya kino gihe. Mbere ubwami bw'Ubuperesi mbere ya Kuro kari akantu gato cyane mu majyepfo ya Iran ya kino gihe. Hanyuma karakura kamaze gutsinda Abamedi bo majyaruguru, noneho bihinduka ari ubwami bumwe
Abaperesi. Nyuma batongera kuvuga Abamedi bakavuga Abaperesi. Ariko mu mateka, iyo bavuga amateka ukuntu yagiye ubwami bwagiye busimburana, bavuga l'Empire Medo-Perse. Empire cyangwa ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Kuko Abaperesi bamize Abamedi. Abamedi ntibakivugwa, akavugwa Abaperesi. Rero Babuloni rero yatangiye kera, ariko iza gukomera cyane ku ngoma ya Nebukadinezar. Ntabwo ari watangiye ubwami, kuko ni Ashuri mu nyuma imaze gutsindwa. Amen. Noneho Babuloni iratangira kuzamuka, hanyuma noneho ku ngoma ya Nebukadinezar niho yakomeye rero, iba Empire Mondial cyangwa ubwami buteka isi izwi muri icyo gihe. Noneho ubwo bwami batubwiye rero ni gute bwaguye. Amen. Nebukadinezar turaza amakuru ye n'ukuntu yaje gucishwa bugufi, n'amasomo yasigiye abantu, ngo isumba byose niyo iteka ingoma z'abantu. Amen. Rero Nebukadinezar amaze gupfa, urumva ko yasimbuwe n'abava mu nda ye. Ku ngoma rero y'uyu Belshazar, mu isanzwe Bibiliya ivuga ngo ni umwana wa Nebukadinezar, ariko si umwana we, ahubwo nukomoka kuri we. Nuvuga ngo ni petit fils, ni umuzukuru. Ariko mu byerekeye ubuhanuzi ni nkuko Yesu ngo ni umwana wa Dawidi. Sibyo? Yesu mwene Dawidi. Ariko hagati ya Dawidi na Yesu mu buryo bw'umubiri hanyuzemo imyaka igihumbi. Muzajye mubimenye. Amen. Nuvuga ngo bafata igisekuru runaka n'uzavugwa, sibyo, bakamwita ko ari umwana we, ariko hagati aho abaranyuzemo abandi benshi. Yesu mwene Dawidi, ariko hagati ya Yesu harimo ba Salomo, hariho bande. Uyo ni mvuga Bibiliya. Uyu rero Belshazar, uyu rero nawe si uvuga ngo niwe umwana we directement, ariko ava mu nda ye, ko akomoka mu nda y'ingoma Nebukadinezar. Noneho uwo munsi mukuru rubaye rero, hanyuma agatandukira akajya kubwira ngo arashaka kunywera ku bikombe byabaga mu nzu y'Imana i Babuloni nako Yerusalemu bataratsinda. Noneho Imana irarakara, yohereza rero za ntoki z'akiganza, ntibigeze babona umuntu, babone gusa ikiganza kize. Aho nyine hariho iyo banke, hariho umunsi mukuru muri iyo sale y'ibirori y'ibwami, bamaze kuryoherwa banywe vino. Noneho babona icyo kiganza kiraje, intoki ziranditse mene tekeru farisine. Kubera iki barinze gushaka abasobanura amagambo? Mwumva ko ari kubera iki? Kuko ibwami hari abanyabwenge. Kubera iki? Batumva n'amagambo y'ubwiru, n'imvugo atazi. Abanyabwenge baraza baragerageza wapi? Noneho babonye ko byayoberanye. Amen. Batubwiye ko uko Daniel yatumijwe. Amen. Uriya murongo w'8 amugeze ku murongo wa 10. Ugarutse hano. Nuko abanyabwenge b'umwami bose barinjira, ariko bananirwa gusoma iyo nyandiko cyangwa kumenyesha umwami uko isobanurwa. Umwami Belshazar aherako ahagarika umutima cyane, mu maso he hahinduka ukundi, n'abatware be barashoberwa. Nyuma umwamikazi yumvise amagambo y'umwami n'abatware be, yinjira mu nzu y'ibirori bariragamo, aravuga ati, Nyagasani nyaguhoraho, ibyo utekereza byo kuguhagarika umutima, uwo mu maso hawe hahinduka ukundi. Kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo urimo umwuka w'Imana zera, ndetse ku ngoma ya so yabonekwagamo n'umucyo no kwitegereza. Aho rero, amen, uyu mugabekazi uvuga ngo we aza amateka, uwo mwami akiri muto yarabyumvise, ariko wenda yabyumvise gutyo gusa. Ariko uyu rero
uwo mugabekazi aramubwira ati rero ku ngoma ya so Nebukadinezari. Amen. Avuga rero imirimo ya Daniyeli yakoze ku ngoma ya Nebukadinezari, ukuntu yasobanuraga inzu zananiye abakarudayo b'abanyabwenge. Baramutumiza, Daniyeli araza aravuga ati ntabwo ari we, hari Imana yo mu ijuru izi ibihishwe. Aramubwira ngo ku ngoma ya so Nebukadinezari, nubwo wamenye ibyabaye kuri we, ntabwo wigeze wubaha iyo Mana, ntabwo wigeze wubaha iyo Mana yacishije bugufi so Nebukadinezari. None urubahutse ugiye no kunywera ku bikombe bye byo mu ngoro ye byanyazwe na so Nebukadinezari. Niyo mpamvu rero yohereje icyo kiganza, noneho intoki zikandika ayo magambo. Kandi amagambo arasobanura ngo mene tekero farisini, bisobanurwa ngo warapimwe usanga nushitse. Imana ibaza iminsi yo kw'ingoma yawe ishizeho iherezo. N'iri joro nyine uraza kwicwa. Kandi ibyo baravuga ngo ingoma uzayinyarwa uyihabwe Abamedi. Muri iryo joro Abamedi baratera bayobowe na Darius w'imyaka 62. Muri iyo ntambara, muri iyo mirwano, n'umwami Belshazzar arapfa. Were aho Imana ishira iherezo ku ngoma ya Babuloni. Wayibize ubuhanuzi busohozwa bidatinze. Amen. Rero kuva mu mwaka 626, amen, mbere ya Yesu Kristo, kugeza mu mwaka wa 539, aho niho havugwa iyo ngoma ya Belshazzar yaguye muri iryo joro Daniyeli yatanze ubuhanuzi. Amen. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et sa femme muri iryo joro. Et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Uko niko ingoma ya bene Nebukadinezari yarangiye. Amen. Kubera iki Imana yamuhanye gutyo? Ni kubera umurongo wa 22. Niyo mpamvu. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Ariko wowe umwana we Belshazzari wicishije bugufi mu mutima wawe, nubwo wamenye ibyo byose. Nubwo wamenye ibyo byose, yabikoze nkana. Niyo mpamvu jugement y'Imana yamuguyeho. Niyo mpamvu Imana yashize iherezo ku buzima bwe, kuko yakoze ibyo arazi ukuntu Nebukadinezari yicaye ku ngoma ye uwo mwanya. Arazi Nebukadinezari, anavuga ngo so Nebukadinezari, ariko mwumvise sibyo uko bavuga ibyerekeye umwana na se mu by'ingoma hano muri Bibiliya, ngo nubwo wamenye ibyamubayeho ntabwo wigeze wicisha bugufi. Biriya byose dusoma Nebukadinezari ukuntu yagiye mu ishyamba akarisha n'inkinga byose yarabizi, ngo ariko ntiyigeze yicisha bugufi imbere y'Imana. Aranubahuka akajya gufata ibikoresho by'Imana akajya kubinywesha n'inshoreke n'abagore be n'iki byose, rero arapfa. Darius rero batubwiye hano niwe marayika Gaburiyeli agarukaho mu gice cya 11 twasomye. Ngo umwaka mbere y'ingoma ya Darius. Amen. Ngo nari ndi kumwe, nari hafi ye mufasha. Umwaka wa mbere Darius. Nuvuga ngo rero ubwami kuba ubwa Babuloni bwaraguye bugasimburwa n'ubw'Abamede, aba historien cyangwa abanyamateka babona ko ari abantu babikora,
ariko ntabwo ari abantu babikora. Ko hano marayika Gabriel agaragaje ko niwe wahiritse ubwami bwa Babuloni, amateka akigira imbere, agatangira ubwami bw'Abamedi. Niyo mpamvu nanditse hano ngo God is constantly working behind the scenes. Imana hakurya y'ibiboneka, amen, hari ukuboko kw'Imana kugendesha amateka. Imana ihabwa icyubahiro, amen. Hakurya y'ibigaragarira amaso, ukuboko kw'Imana niko kugendesha amateka. Mubyandike gutyo. Ibi rero ni by'ukuri ku bwami bw'abantu, amateka yisimburana z'ubwami ku isi, ni by'ukuri mu buzima bw'umuntu ku giti cye. Imana ishimwe. Niyo dushaka kubona rero, ni ukuvuga ngo ubu bwami rero bwasimbuwe, ubwami bwa Babuloni bwasimbuwe n'Abamede, tutagiye ku itangiriro ryabwo butarafatwa na Nebukadinezari, duhereye ku ngoma ya Nebukadinezari. Mukurikire ibyo. Ubwami bwa Babuloni bwatangiye kera busimbura Abashuri, Asiri, ariko Imana yafashe igice cyabwo ihereye ku bwami bwa Babuloni bwatsinze Yerusalemu bugasenya ingoro yayo. Wabizi? Nubwo amateka yabwo atangira mbere, kubera ko Imana itangirana na Nebukadinezari, ubwami bwa Babuloni atsinda Yerusalemu, akari Imana itangira kubara. Ni ukubera iriya jambo Yesu yavuze ngo Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza aho igihe cy'abanyamahanga kizashirira. Imana itangira kubara ubwami bwa Babuloni bwatsinze Yerusalemu. Ntabwo ubwami bw'abanyamahanga bwatangiye na Nebukadinezari. Mbere ya Nebukadinezari, Babuloni yari ihari imaze kunesha Abashuri. Wabizi? No mu gihe cy'ubwami bw'Abashuri hari ubundi bwami bukomeye nk'ubwa Egiputa. Wabizi? Nivuga ngo Babuloni niyo yakinguye icyo umwami yise igihe cya le temps des nations. Hano muri Luka 21 hari igihe cy'amateka y'amahanga Yesu yise le temps des nations, cyangwa ibihe by'abanyamahanga. 21 ariya ku murongo 24. Bamwe bazicwa n'inkota, abandi bajyanwe mu mahanga yose ari imbohe, kandi Yerusalemu hazasiribanga n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Amen. Nibi rero byatangiye ryari? Ni ryari Imana yatangiye muri karandiriye yayo mu ngengabihe byayo kubara ibyo by'abanyamahanga? Ni igihe Yerusalemu, ingoro y'Imana ya mbere ku isi, yashenywe n'umunyamahanga usenga ibigwamana. Wabizi? Kuko aho Isirayeli itangiye kuba umurizo w'amahanga aho kuba umutwe. Umuhamagaro wa Isirayeli ko ari kuba umutwe, none ibaye umurizo. Umwami w'umunyamahanga asenga imana zitarizo, atsinze umurwa wera, ashenye n'ingoro y'Imana yo mu ijuru. Mu bwenge bw'abanyamahanga icyo gihe ni ukuvuga ngo Uwiteka yatsinzwe n'imana za Babuloni. Wabizi? Guhera icyo gihe cyo gusenywa kwa Yerusalemu no gusenywa kw'ingoro y'Imana yubatswe na Salomo, Isirayeli yatangiye kuba ingaruzo muheto w'amahanga, itakaza position ya leadership ku mahanga, itakaza umwanya wo kuyobora amahanga, ahubwo ikayoborwa n'amahanga. Dore n'ubu
kugira ngo Israel ijye gutera Iran ibanza kumva ko Amerika iri kumwe nabo. Amerika se niki? Abanyamahanga. Ni prolongement y'Uburayi ariyo Roma. Israel ntabwo iraba umutwe. Amen. Banagarutse n'iwabo nyuma y'imyaka 70 bari mu bunyage, bakomeje gutwarwa n'Abaperesi. Amen. Abaperesi batsinzwe n'Abagiriki, Israel ikomeza kuba munsi y'ubutware bw'Abagiriki. Abagiriki bavuyeho akaba Abaroma, Israel yayobowe na Kayizari. N'ubu nubwo yagarutse nyuma y'imyaka myinshi ya diaspora y'ubuhunzi, ntabwo baraba umutwe. Nta n'ingoro yabo ya gatatu yigeze yubakwa kugeza isaha. Bivuga ngo turacyari mu gihe cy'abanyamahanga, ariko cyenda kurangira. Amen. Cyenda kurangira. Abantu benshi ntabwo babizi. Hano rero mwumvise hakurya y'ibyo tubona. Amen. Kutabimenya rero ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye n'umuntu ku giti cye witwa ko yizera Imana. Kutabimenya ni ikibazo. Wabizi? Amen. Igitabo cya Esteri rero, amen, ni igitabo gihishura ukuboko kw'Imana guhindura amateka, kugendesha amateka, kandi kutitwa kwa rukw'Imana. Uzayibona igitabo cya Esteri. Amen. Nicyo gitabo ijambo Imana ritarimo. Wanyumvise? Igitabo cya Esteri nta namwe uza kubona ijambo Imana. C'est le seul livre dans lequel on ne fait pas mention du nom de Dieu. Nta Mana ivugwa mu gitabo cya Esteri. Wanyumvise? N'igihe Esteri yavuze ngo biyirize iminsi 3 uzayibona. Amen. Ntabwo bigeze bavuga Imana. Warabisomye mwebwe ngo tujye imbere y'Imana. Nose birizaga gute? Tuzagenda twiga igice ku kindi, ariko umenye ko nicyo gitabo cya Bibiliya batavuga Imana, ariko tukabona ibikorwa byayo, kabone nubwo itavugwa ko ariyo yabikoze. Amen. Hari impamvu yabyo tuzayibona. None se amateka ariho haraba ku isi ubu haranditswe ngo ni Imana iriyo ikora? None se ninde ubikora? Nikenije amateka. Natwe hari ibintu byinshi Imana ikora mu buzima bwacu, ariko tukibaza ko ari abantu babikoze cyangwa nitwe twabikoze. Kandi niba yabikoze, yitwa la main invisible de Dieu. Mu buzima bw'amahanga, mu buzima bw'umuntu ku giti cye, Imana irakora imirimo, ariko abantu ntabwo bazi ko ari ibikora. Behind the curtain, inyuma ya rido, Imana irakora ibintu, ariko ntabwo ubibona. Urabona muri pièce de théâtre cyangwa mu mikinamico, bashiraho rido, curtain, bashiraho umwenda ukingira abacteurs abaza gukina hariya n'iki, kugeza aho biri butangire bagakura rido, none mukabona ibyari bishwe, gatangira kwinjira mu buri kintu cyose muri role yacu. Uko niko amateka ameze. Hariho rido idukingiye kumenya les vrais acteurs, kumenya abakinyi b'ukuri. None se Mareka Gabriel ntiyakinye? Abantu baramubonye. Iyo atayibwira Daniel bari kubimenya, yakinye uwo mukino. None se uwahiritse by'ukuri bwami bwa Babuloni ninde?
ni Imana yabuhiritse. Pour être simple, iyi point turavuga mu ikurikire, ibiba ku isi byose ayubizi, hariho curtain, hariho rido, hariho ikintu kidutwikiriye nitumenye abari barabikora bukuri. Hano marayika Gabriel yakuyeho rido, yereka Daniel ati igihe abamedi bakubita hasi Babuloni, ni yewe nari natumwe n'Imana kubikora. Iyo uwishuriye ibyo bidura ibintu byinshi wowe ukure ubuzima. Igitabo cya Esiteri rero nicyo kintu gikuru isomo tuzavanamo, yuko Imana ikora hakurya y'amaso y'abantu, ikayobora amateka ariko abantu ntibabimenye, bakibaza ko ari abantu bayobora amateka, bakaza ko ari ibintu bakora, ariko cyangwa abantu bakaza ko ari ibintu byikora. Ni Imana. Niyo mpamvu Imana itashatse ko icyo gitabo bandika izina ryayo. Ibindi bitabo se muzavuga ngo Uwiteka, Imana, Umwami, hariya nabyo harandi mazina ariko nta Mana bavuga. Hari impamvu yabyo, kugira ngo Imana iyerekane ko no mu gihe cy'ubutware bw'abapagani ntawe yaretse gukora. Wayibise. Amen. No muri umwanya ndiyo ndavuga iri rakora. Batubwiye rero ko uriya Darius Umumedi, marayika Gabriel niwe yaje kumufasha kugira ngo hashyirwe iherezo ku bwami bwa Babuloni. Babuloni ni Iraq. Noneho abamedi nabo ntabwo batinze, bahise basimburwa n'abaperesi. Gatangira ari akantu gato, noneho ubwami Peresi burakura. Amen. Kandi bukaba bwarategetse imyaka myinshi isi. Amen. Imyaka myinshi isi barayitegetse, imyaka 250 isaga bategetse isi abaperesi. Ariko mu bami b'abaperesi ari umwami marayika yavuze ngo azagwiza ubutunzi kurusha abandi. Ko yasomye 11:2, Daniel 11:2, ngo ari umwami azagwiza ubutunzi, ngo azaba abami 4, ngo wakane azagwiza ubutunzi. Siko masomye. None ngiye kukwereka by'ukuri abandi bami 3, Peresi wa 4 uzima azarusha aba 3 bose, arakugwiza imbaraga ku bw'ubutunzi bwe, hagurutse ingabo ze zose kurwanya ubwami bwe. Mugurigire, hazaba ubwami bungahe? 4 cyangwa abami 4. Wa 4 niyo bavuze amagambo. Maintenant je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 en Perse. Le 4e. Vous savez le 4e? Hazaba ubwami mu Peresi, hazaba abami 3, wa 4. Amen. Azarundanya ubutunzi bwinshi kurusha abamubanzirije. Mubibaza ko hano hari ibintu byanditswe gutyo gusa. Mumviriza, Daniel 11:1 batubwiye ukuntu ubwami bwa Babuloni bwaguye, busimburwa na Darius Umumedi. Bafashe bavana rido ku maso ya Danieli, mu maso yacu, berekana ko hakurya Darius Umumedi ni Gabriel wakoze ngo amateka ave mu gihe cya Babuloni yinjire mu gihe
cy'abamedi. Sibyo? None iyo bavuze Gaburiyeli bavuze iki? Ukuboko kw'Imana. Hanyuma umurongo wa kabiri, hazaba abami batatu. Hehe? Mu Buperesi. Uvuga ngo rero abamedi ntabwo babatinzeho, kuko ntabwo bigeze batinda, ahubwo Imana ihise yinjira mu gihe cy'Abaperesi. Amen. Umwami wa mbere w'Abaperesi wavugwa niki? Ninde? Ni Kuro, Cyrus le Grand. Umwe yatanze iteko ko Abayuda bava mu bunyage bakajya bagasubira iwabo Yerusalemu kubaka ingoro y'Imana ya Yerusalemu. Ariko bavuze ngo hazaba abami batatu, ariko uwa kane bavuga ngo azagwiza ubutunzi bwinshi. Amen. Uwo niwe Ahasuwerusi. Niyo mpamvu ubona yakoze umunsi mukuru w'ubusazi. Wo urazi bireba tubwiye hariya by'uriya munsi mukuru, urazi uko bawuvuze? Ntabwo mubisomeze. Uyu munsi ninde yakorewe umunsi mukuru ngo? Ni ikibazo cy'utukawunga niki? Ntabwo mazomye se? Akoresha umunsi mukuru. Amen. Umwaka ugira gatatu ari ku ngoma, ahamagara abayobozi bose bamutegekera ibihugu yagiye yigarurira, yabyise ama province. Amen. Agaragaza ubutunzi bwe. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Somalia ku murongo wa kane. Amara iminsi yerekana ubutunzi bwo mu bwami bwe bw'icyubahiro n'igitinyiro cy'ubwiza bwe buhebuje. Iyo minsi yari 180. Amen. 180. Yategekaga kuva mu Buhinde kugeza muri Afrika, muri Ethiopia. Amen. Ibisi. Iminsi 180 abantu b'ibyo bihugu byose yigaruriye, abayobozi babyo, ibihugu yabihinduye ama province, bose baraza Isusani, Suze. Isusani niyo capital, umugwa mukuru ubwami bw'Ubuperesi. Bakagaburirwa, bakacumbikirwa, bakanywa vino nk'amazi mu bikombe by'izahabu, umwe wese akanywa uko ashaka. Nta kuvuga ngo umuvino bawukoreshe buke buke. Kumara imyaka 100, iminsi 180. Njye nashaka umutekereze kwanza, wowe ufasha abantu iminsi 7 ubagaburira ibyo kurya bashaka, bakanywa ibyo bashaka, ubacumbikira iminsi 7, uzaba ufite amafaranga na gute? None hano bamaze iminsi 100, umwaka ufite iminsi 365. Urumva ukamara iminsi amezi 6 ugaburira abantu bangana gutyo. Mwe maze hari abantu bari bafite ubusazi buruta abwige. Subiramo ku murongo wa 5 ukomeze ugere ku murongo wa 9. Hano turashaka murebe ibyo umunsi mukuru. Nuko iyo minsi ishize umwami atekeshereza abantu bose ibyo kurya. Noneho arangije abatumirwa be, ayongerezaho iminsi 7 ya rubanda, nabo bakorere umunsi mukuru bose abatuye muri kapitali. Komeza. Nuko iyo minsi ishize umwami atekeshereza abantu bose ibyo kurya bari ku murwa w'Ishushani,
abakomeye n'aboroheje bamara iminsi 7 ku rurembo rw'urugo rw'ibwami. Hari hakinzwe imyenda y'ibitare n'iyirabura nk'ibyatsi bibisi n'iy'imikara ya kabayonga imanitswe n'imishumi y'ibitambaro by'ibitare byiza n'iy'imihengeri ku nkingi z'amabuye yitwa marimari. Iyo mishumi yari ifashwe n'impeta z'ifeza, kandi hariho n'intara z'izahabu z'ifeza ku mabuye ashashwe ya marimari y'amabara menshi atukura n'ay'ibitare n'ay'imihondo n'ay'imikara. Babahera ibyo kunywa mu bintu by'izahabu bidahuje urugero na vino y'ibwami nyinshi, kuko ariko umwami yatangaga. Uko kunywa kwabaye nk'uko byategetswe, ntawabahataga, kuko umwami yari yategetse abanyabintu bye bose ko baha umuntu wese uko ashatse. Uko ashatse. Murumva ateye igitangaza. Murumva ko uwo munsi mukuru batubwiye ibintu watwaye ibintu byinshi n'ibyatatse ahantu hose mwabyumvise, ngo amariri y'izahabu, ngo na ifeza na marbre n'ibindi biteye ubwoba. On servait à boire dans des vases d'or. Banywera mu bikombe byiza by'izahabu by'uburyo butandukanye. Vino yo ngo yari imeze nk'amazi. Nta n'umwe batekaga kunywa, ariko ushaka kunywa nta gipimo bashiraga. Kubera ko ibi byose byavuzwe hano, kubera ko marayika Gabriel yavuze ko umwami ugira kane wa Peresi azaga ifite ubutunzi buteye ubwoba, n'uyu Ahasuwerusi. Wayibise? N'uyu Ahasuwerusi. Amen. Rero uriya mugwa mukuru Shushani, amen, uri amajyepfo ashira iburengerazuba bw'igihugu cya Iran ya kino gihe, muri provinsi yitwa Khuzestan, hafi y'umusozi witwa Zagros, ibirometero 140 iburasirazuba bw'uruzi Tigre. Amen. Uyu munsi bavuga ko iyo Shushani uyu munsi iri mu mujyi wa Iran witwa Shush. Bayishize muri patrimoine ya UNESCO. Na ahantu ndangaburanga, uvuga ngo abantu barahavizita. Amen. Patrimoine mondial de l'UNESCO. Ubu ni site archéologique, ni ahantu habitse amateka. Mubona ibyanditswe byera. Marayika Gabriel avuze uko abami bazasimburana mu Buperesi, yibanda ku umwami ugira kane azagira ubutunzi bwinshi. None twabonye yuko mu gitabo cya Esther igice cya mbere ni umwami yitwa Ahasuwerusi, kandi ubutunzi bwe twabonye icyo bwakoze. Yagize umunsi mukuru wamaze iminsi 180 agaburira, acumbikira iminezero idashira igice cy'umwaka, yongereza n'iminsi 7 y'abaturage bose b'umurwa mukuru. Ngubu rero ubwo butunzi urabuze bwavuye, ubwo ubutunzi bwavuye kuri ibihugu byose yigaruriye, bikaza bitanga imisoro, bitanga amafaranga yategetswe, cyangwa ubu butunzi bwabo ari byo bategetswe kujya batanga, bikajya rero ibwami ishushanya umukwa mukuru. Amen. Yubaka rero ubwo butunzi muri ubwo buryo.
si ibyo gusa ndetse n'ubutunzi bagiye banyaga. Ariko rero mukurikire, uyu munsi nabwiye ko ni introduction, ariko rero abo buhanuzi mukwiye kubwitondera cyangwa mubwumve, ngo nyuma, amen, ubwo butunzi no gukomera bizatuma haguruka kurwanya umwami w'Ubugiriki. Mwabizi? Umwami w'Ubugiriki. Uyu Ahasuwerusi rero yategetse Ubuperesi, amen, yategetse Ubuperesi kuva muri 466 kugeza 475. Uyu mwami Ahasuwerusi. Niyo ngoma ye 486 kugeza kuri 475. Amen. Ariko kubaje kumusimbura, amen, mu mwaka wa 331 turacyari imbere ya Yesu, ku ngoma y'Ubuperesi hariho Darius wa gatatu. Hapana Darius Umumede, Darius wa gatatu. Uyu rero yaje kwigomeka kuko Alexandre le Grand, umwami w'Ubugiriki, yatangiye gufata ibihugu avuye i Burayi mu Bugiriki, muri Makedonia, agenda afata ibihugu, afata Afrika y'Amajyaruguru, yubaka umujyi witwa Alexandria, n'ubu niko witwa, muri Egypte, ku nyanja, ku nkombe y'inyanja Mediterane. Arakomeza afata Aziya y'Iburasirazuba hagati, arakomeza kugeza aho agera Ubuperesi, agera muri Iran. Amen, haleluya. Ageze Shushani, arafata, n'uyu Darius arapfa. None Imana ishira iherezo ku bwami bw'Abaperesi. Bwa butunzi bwatumye ahaguruka akumva yuko ashobora guhagarika Alexandre le Grand, ubwami bw'Ubugiriki. Murabona ko ubuhanuzi marayika yabwiye Daniyeli uko bwasohoye. Amen. Haguruka umwami ubwira kane w'Abaperesi, agwiza ubutunzi. Araga rero abaje nyuma ubutunzi bwinshi, bituma babona ko nta bwami ku isi bushobora kubahangara. Hanyuma Darius wa gatatu ahangana na Alexandre w'Ubugiriki, ava mu Burayi muri Makedonia, agera muri Iran mu Buperesi, atsinda Darius. Muri iyo mirwano Darius arahagwa. Amen. Ariko Ubuperesi bwari bwaravuye muri Iran buratera mu Bugiriki. Wabizi? Hanyuma rero mu gihe Alexandre yahagurutse rero, niyo yahise anesha Ubuperesi ku ngoma yande ya Darius wa gatatu. None ikintu kidushishikaje hano niki? Ni byerekeye umwami Ahasuwerusi. Amen. Agirisha uwo munsi mukuru. Amaze uyu munsi mukuru, mwumvise umunsi yamaze umunsi mukuru, mwumvise ubwami bufashe ibihugu byinshi kuva mu Buhinde kugera na muri Afrika, muri Ethiopia. Amen. Hanyuma noneho amaze guhaga vino niki, ahita ategeka inkone zijye guhamagara umwamikazi Vashiti. Hagati aho Vashiti nawe yari arakoresha umunsi mukuru w'abadamu. Umugabo arakoresha umunsi mukuru ubwami bwose, na Vashiti umwamikazi arakoresha umunsi mukuru w'abadamu. Noneho atuma rero inkone ngo zigende, ko inkone nizo zacungaga abamikazi.
niyo mpamvu bazikonaga. Ntabwo muzi impamvu se? None se umwami mwe azagira abagore 100 na bangahe? Sibyo? Hanyuma abo bagore bagume bari aho ntibari bazi n'Imana. Hanyuma ibwami abo bagabo babegereye batabakonye sinibaye ikibazo. Barabakonaga. Amen. Buriya ba Daniyeli barakonywe. Nuvuga ngo nabo bahinduka abadamu mu bandi. Wayibise? Mucyo gibe bikomeye. Abagabo bakoraga ibwami batizwa kuba bakona. Kugira ngo ntibazigere bavangira umwami. Noneho ati umwami rero, umwamikazi umwami aragukeneye hariya ngo yereke abashitsi ubwiza bw'umugore we. Wayibise? Vashti arabatuma nawe ati mubwire ndanze. Nanjye ndi mu bwami bwanjye. Ndi kumwe n'abagore nyobora nawe nakomeza ari. Bazanye ubutumwa ati yanze. Abanyacubahiro, abanyabwenge, abagira inama umwami, none umwami arabahamagara. Avuga ati Vashti namuhamagaye yanze. Mwebwe muzi amategeko ya Peresi na Mede niki byose twakora iki? Abanyabwenge baravuga ati rero mwami nibikomeza gutyo nihagira icyemezo gifatirwa Vashti, natwe abagore bacu n'abagabo bose mu bwami bwawe bazatanga gusuzugwa n'abagore. None na usori rwandiko rusinywe rushiwe na kashe wa Mede yuko Vashti kuva ubu atakira umwamikazi. Iyo ni cyambere. Kugira ngo ntihazabe icyatuma abagore bose basuzugura abagabo muri ubwo bwami. Birandikwa biremezwa. None si yo gusa, ahubwo nibazane konkuru, ipiganwa. Bashaka abakobwa beza mu bwami bwawe. Amen. Bakiri isugi. Baze bapiganwe hanyuma uzahitemo uzasimbura Vashti. Kandi itegurwa ry'abo bakobwa ryamaraga igihe kirekire nacyo. Basigwa ibintu, bakora imyitozo byinshi. Uko niko rero inkuru yageze kuri Moridekayi. Moridekayi tuzamugarukaho. Moridekayi ni Umwisirayeli wo mu muryango wa Benyamini. Nk'uko umwami wa mbere wa Isirayeli yitwa Sawuli akuba mu muryango wa Benyamini. Yumvise rero ibyo, akaba yari afite kuzine. Nuvuga ngo Moridekayi yari umwana wa se wabo, oncle wa Esther. Bari cousins. Yari amubujije kuzavuga ko ari umuyudakazi. Amen. Ndetse n'izina rye y'Iyuda bararihindura. Ntabwo yitwaga Esther imbere. Amen. Katubanze ufate iminota 5 dusenge kugira ngo banze usabe Imana gufungura ubwenge utahura ibyanditswe byera n'ubwira ubwami bw'Imana. Amen. Kuba ko tuziga ibintu byinshi muri cyumweru. Fata iminota 5. Bibiliya tubwira ngo umwami yafunguye ubwenge abigishwa bavaga Yerusalemu bagiye Emausi ngo batahura ibyanditswe byera.